Ndetse ibihe byiza rero bya Rayon Sport kugira ngo bya Rayon Sport yambara nka Bikira Mariya. Yesu yakiniye mu kademi ka Rayon Sport. Turabakunzi bayo. Gutsindwa byo bikuramo kuko turatsinda. Ntabwo twaba twikokoye gutya twisize amarangi tuvuga ngo turatsinda. Rayon Sport ku mwanya wa kangahe nimbo uyifana koko? Ni ku mwanya wa gatatu. Situmufashe. Urumva rero ntago wajye gufana ikipe ya Rayon Sport utarishye. Ni mpamvu usanga hari nk'abafana. Oh my god. Jesus. Yego. Yesu yakiniye mu kademi ka Rayon Sport. Bikira Mariya yambara nka Rayon Sport. Ari ukurya no kwifotoza ukunda iki? Kurya. Witeguye gufana Rayon Sport igahita itsindwa ibitego bibi. Oya mutangaza, ndababaye nibwo bwa mbere cyo gufana Rayon Sport. Hello everyone, hope you're doing very amazing today. My name's Wababzei Sonia Lola and welcome back to my YouTube channel. I hope you are having a great time, an amazing time. So guys, rero nkuko muri kubibona uno munsi twambaye iki? Iyi myenda bayita gute? Iwanyu inyarugenge, iwanyu imyenda bayita gute? Uno munsi rero twambaye Rayon Sports. Uno munsi turi kujya i Huye right now. Nukuvuga ngo i Huye rero ushaka kwibaza ngo hagiye kuba iki, bigiye kugenda gute. Uno munsi i Huye hari match igiye guhuza Rayon Sports n'ikipe ya MVC cyangwa se MUKURA. Nukuvuga ngo uno munsi tugiye kugenda mbereka inzira zose tugiye kunyuramo, buri kintu cyose tugiye kugenda tubona, sibyo, mu rugendo rwacu rwo kujya kuri no match ya Rayon Sports ndetse na MUKURA. Guys, muri kona ko nambaye Rayon Sports, ndi gutekereza kuri ikipe kuba nayibera umufana, but ntago biraba confirmed, but for the meantime I just be like kanyine nje gusupportinga this team. Okay, so guys, come with me tugende turebe everything that is going to happen. Okay, Rayon Sport ni itsinda ngenda itanyibera umufana w'imena ukomeye. Ndacyari kubitekerezaho mu byibuke, ntago ndakonfirma ko ngiye kuba umufana wayo wanyawe 100%, ariko ni itsinda ngiye guhitanyibera umufana. Kuvuga ngo Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere guys, mwumve ko ariyo kipe ubu ngubu iri on top yandi makipe yose. No kuvuga ngo rero MUKURA iri ku mwanya wa 8. Uri kumva? No kuvuga ngo tugiye kugenda hariya, ndabizi neza ko haraza kuba ambiance nyinshi, ndaza kugenda mbereka buri kintu cyose kiri buze kuba muri uru rugendo rwacu rwo kujya hariya i Huye, sibyo, ndetse no ku kibuga, sibyo. No kuvuga ngo rero uno munsi niwe ngiye gufatiraho ikipe ngomba gufana, kandi iyo kipe Imana imfashe Rayon uze gutsinda ngufane ibihe byose iteka ryose. So guys, come with me. So guys, I hope you're going to have amazing time with me. Mwah. So guys, rero muze tujyane, dore nk'uyu nguyu ni umureyo wa mbere. Open the window. Yeah. Mumbabare nabege. Bite? Nziza cyane. Umeze bo? Meze bo. Ngo turahurira i Huye mu kanya ariko gato. Unyota bicaranye imodoka ije kufata no ahanga kuri station ya disantere. Gahunda ni ugushwanyaguza. Uno munsi ariko wabonye ko nanjye nambaye Rayon Sport. Nakubonye nawe kabisa. Ungiriye nama nkomeze mfane Rayon Sport. Ikipe ni Rayon Sport. Urumva njye icyo nshaka uno munsi Rayon ni itsinda, nzakomeza kuyifana, ariko ni itsindwa ntabwo nzongera no kwambara t-shirt ya Rayon Sport. Rayon Sport iratsinda, icyo ni icyizere twebwe tuvanye Kigali tukijyana ni Huye. Kandi noneho kugira ngo ubimenye, iyo ushaka kurasa imondo urabanza ukirahira. Twebwe turashaka igikombe nk'abareyo. Nukuvuga ngo igikombe ntabwo wagitoragura mu muhanda, igikombe kiraharanirwa. Ubu twambaye gutya twiteye amarange, icyo dushaka ni ugutwara igikombe. Ubwo rero nanjye kuba umufana wa Rayon Sport Kampala. Murakoze cyane, natwe turakunda cyane. Nitsindwa gutsindwa byo bikuramo kuko turatsinda. Ntabwo twaba twikokoye gutya twisize amarange tuvuga ngo turatsinda. Twebwe MUKURA ntabwo ari ikipe ikomeye mu Rwanda. Twatsinze amakipe arenze na MUKURA. Ntabwo uyu munsi rero abareyo twahagurutse tuvuga ngo turatsindwa na MUKURA. Twa tugiye gutsinda MUKURA, noneho tugiye kwerekana ubutatu butagatifu, icy'ubururu n'umweru, uko ikirere kimera ku isi hano mu Rwanda.
ko biba bimeze. Thank you. Murakoze cyane namwe. Okay. Umva mwumbwire reba ahantu hose tugeze kabisa. Iyi Rayon Sport niza gutsindwa tugeze ahantu bita ku Kanyaru. Sha Rayon kabisa. Mbabarira intsinzi sibyo kuko nzahora ngufana iteka ryose numara gutsinda. So guys, mufana Rayon. Kanjye gusuhuza Rayon. Hi. Umeze mute? Umeze bon? Fresh kabisa. None se umaze nk'igihe kingana gute ufana Rayon Sport? Kuva nagira imyaka 15 none mfite 21. Umaze ubwo imyaka ingahe? 6 ufana Rayon Sport? Yes. Use ni igiki ukundira Rayon Sport? Ni izo umupira cyane kandi ratsinda. Rayon Sport ku mwanya wa kangahe nimba uyifana koko? Ni ku mwanya wa 3 Si tumufashe? Ngambwira wowe Rayon Sport ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa 4. Yes, ndababonye mwese muri kumbeshya. Nibaze ko Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere. None muri kwishyira ubibaze kuntu muri kwigabanyiriza urwego frame. Ku mwanya wa mbere kabisa. Ku mwanya wa mbere. Ubwo simbarabuye. Tuzashyikira mpaka igihe cyose kureba. Ubwo mukanye turahurira i Huye rero. Okay, thank you. Ubwo reka natwe turebe ibyari byo. So guys, rero tugiye kurya. Urumva tugiye kubanza kurya. Urumva ndi kugenda mpura n'abafana ba Rayon. Ako abafana ba Rayon bari kumbeshya ngiye nshobora. Ndabona batabirimo neza. Nukuvuga ngo tugiye kurya rero ahantu hitwa Stafford Coffee Musambira. Nukuvuga ngo rero tugende dukomeze turebe nimba iyi Rayon Sport turi buyifane, tuzakomeza kwifana. Yesuwe nibagiye ingofero yanjye mu modoka. Urumva rero ntago wajya gufana ikipe ya Rayon Sport utarishye. Niyo mpamvu usanga hari nk'abafana ba Kiyovu usanga bakoze icyo bita gukubitwa n'isari ku kibuga. Gusa ugomba kujya gufana ugasanga umuntu aguye hasi ejo ngo byagenda ngo tube turetse ngo bigende bite tubanze tujye ari ukurya no kwifotoza ukundi iki kurya no kunywa ubwo video kunda no kunywa okay, so kuvuga ngo rero nuko turi kurya witwa Vida. Je m'appelle Vida. Oui. Sorry, je m'appelle Vida. Bye. Bien vrai. Sorry, je m'appelle Jizo. So guys, reka mbabwire. Ahantu mugomba kuhagera nimujya Huye mujye muza kurira hano. I want to highly recommend this place. Mwumve ko hano turi kuri toilette z'abakobwa. Si muri kuyibona ariko mwumve ngo uri kumva toilette, mwibaze ko toilette z'abakobwa babona bashyiramo pad man. Mwumve abo bantu kuntu ari abantu beza. Nimba muzi ko ndi kubabeshya. Si muri kuyibona noneho mwibaze do. You see, dear ladies, feminine hygiene products are a necessity. Having an emergency, please help yourself. Okay, tugwana ahantu kabisa. Njyewe nzabagurira. Siporo yacu ikipe y'Abanyarwanda turabakunzi bayo. Okay, no kuvuga ngo rero nanjye dore nambaye Rayon Sport. Ukumva ndasha ariko no munsi navuze ati Rayon Sport ni itsinda nge nzahita mba umufana. Okay, none se wambaye utari umureye ubundi nuko wambaye gusa. Ndashaka ngiye kuba umufana wa Rayon Sport. Ahubwo we mbwira. Ndakurukirisa pe.
Rayon Sport ni ikipe ngomba gufana. Ni ikipe y'Imana, ni ikipe y'Abanyarwanda. Ugera na hano ku muhanda wose ahantu twageze. Mani n'umusaza Kagame Paul yageze i Nyanza aravuga ati banyenyanza namwe ba Rayon Sport muraho. Okay, kuvuga ngo nawe rero ntabwo wahisemo nabi. Ndizera ko igeze utari buyikuremo. Ndetse ni ibihe byiza rero bya Rayon Sport kugira ngo bya Rayon Sport rero yambara nka Bikira Mariya. Yesu yakiniye mu kademi ka Rayon Sport. Oh my God. Jesus. Yego. Yesu yakiniye mu kademi ka Rayon Sport. Bikira Mariya yambara nka Rayon Sport. Uru n'umweru. Uzanyegere ngiye nkuganirize kuko uri umwana kuri ngiye. Niyo mpamvu Rayon Sport rero ni ikipe y'Abanyarwanda. Mwijeje ko utazababara ijeze wambaye. Iraguha ibyishimo ntuzayikuremo tujye kugenda dutsinde ibyishimo bitahe mu gihugu cyose. Kubwo ngize umureye cyane Marayika, thank you. Uzahomba. Thank you. Kandi ndagukunze nawe. Urakoze cyane. So guys, yangore muri kubibona twamaze kugera kuri stade. Twaje kare ariko imvura yari nyinshi bituma nafata video hakiri kare. Ubwo rero aka kanya turi kuri stade Huye, stade mpuzamahanga ya Huye aho Rayon Sport na Mukura biri gukinira. Ni ukuvuga ngo ndi gusenga man mbabarira ndakwinginze Rayon Sport itsinde ntangire mbe umufana wayo guhera iyi tariki, sibyo? Hana we twari dutsinze. Murebe Kabebe yaratsinze. Abantu mudafana umuntu witwa Serumogo nzabakubita. Kabebe rwose ari kwigaragaza. Nuko reka dukomeze turebe match. Urumva kubera imvura twambaye ikote ariko mu kanya ndakuramo ikote nambara t-shirt ya Rayon Sport. Unbelievable, bro! Unbelievable! Guys! Hari ibintu biba bitumvikana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kiriya gitego mana we! Unbelievable! No! Unbelievable, bro! Unbelievable! Guys! Hari ibintu biba bitumvikana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kiriya gitego mana we! Unbelievable! No! Guys! Rayon ndabona yambaye neza. Thank you. Thank you. Urumva abantu bambara neza bambaye nka gutya. Guys, adutsinze igitego kimwe. Guys, badutsinze igitego kimwe. Umunsi wa mbere mpfanye Rayon baradutsinze.
agahinda n'ikica kagira mubi ndababaye umunsi wa mbere nambariye reyo baradutsinda igitego igitego cya kabiri badutsinze igitego cya kabiri batsinze na Rayon Sport igitego cya kabiri mu gice cya mbere ngiye gusubizamo ikote ngiye gusubizamo ikote kubera ko ntabwo nakomeza kwambara Rayon Sport bari gutsindwa ibitego bingana oya Sonia agira icyo utubwira urashaka ikintu watubwira nta kibazo amarira yawe niyo yatuma batsinda agahinda ugira kubona aribwo bwa mbere wambaye ijezi ya Rayon Sport witeguye gufana Rayon Sport igahita itsindwa ibitego bibi oya mutangaza ndababaye nibwo bwa mbere yaje gufana Rayon Sport bahise bayitsinda ibitego mu gice cya mbere nta kintu ufite cyo kuvuga ikigabo cyambaye aperi twagikubita iki
Nari gufana iki? Ifite iki? Nta kintu mufite. Urashaka ingahe? Nidutsinda ntari. Nidutsinda ntari. Tubwira agahinda ufite mwe. Oya nta gahinda mfite mani. Yatsinzwe ariko ntabwo tsinzwe n'ikipe yanjye, tsinzwe n'umusifuzi. Utebanze Cucuri bakazana Moyize. Oya nyine mbabarira ubwira. Utebanze Cucuri bakazana Moyize. Nawe nabyabonye. Uzabimbaze ejo ku magaje. ariko yerengagiza ikindi kandi ariko harimo aperi ubundi muri lokale oya ni muri lokale nakosa rimwe ryamukora igeze nakosa rimwe ryamukora igeze umwana yazwe ya kibazo mfite nagitsinzwe kubera abakinnyi itsinzwe kubera Moyize abakinnyi nta kibazo bafite ni ukubera Moyize. Ejo uzabimbaze, ejo saa 11 uzabimbaze nzaba ndi hano. Nubwira ijambo rimwe umusifuri. Ijambo rimwe nuko agomba kwisubiraho bakajya basifura ibiri byo uri kumva. Ikindi kandi bose ribaye agomba kurisifura, agomba kwirengagiza uri kumva. Nubwo yahabwa akantu birumvikana ariko agomba kujya sifura ibintu rojine. Hari amakufura agiye atwima, hari na penalty yayirengagije hariya kandi yariyo. Umusifuzi agomba kwisubiraho. Ariko wamusabira ijuru ntari. Wamusabira ijuru. Oya nta juru namusabira. Nese umuntu umuntu ukora ukuri uko hari ijambo ribareka muri yari ngo ugomba kuvugisha ukuri uko byagenda kose. Uramusifuze nta kurigeza ashyira mu hariya. Oya yakoze amakosa agomba kwisubiraho. Hari amakufura agiye atwima akayirengagiza rimwe rimwe. Birashoboka ko yavuga na aperi hariya. Hari yavuga na aperi. Agomba rero mavara agomba kwisubiraho hariya. Yego. Urakoze cyane. Ibikombe Sport yatwaye, ibikombe 7 Sport yatwaye. Byajya mu ijuru. Ibikombe bya Paris yatwaye. Byose ni mukuzimu. Bata wowe. Nshimye ko ikipe ya RAYON SPORTS itsinzwe. Reka mubwize ukuri. Nakubeshye ndishimye cyane. Ndishimye umutima wanyu umeze neza. Ni ukuvuga ngo mu muco nyarwanda wese ugenda kutuka. Baravuze ngo ihene yishe mucoma. Wari wabona mucoma agiye kwica ihene igahita imuburandura.
nibyo bintu bibaye kuri Rayon Sport. Rayon Sport n'umuturanyi wa Mukura rero kuba atsinze Rayon niyo mpamvu banguhene yishe mucoma kabisa. Je ndishimye cyane kuba Mukura itsinze kandi yabimeritaga kuba mutsinda Mukura yatsinda Rayon yabimeritaga. Mukura iri mu rugo ikiri cyaka ifite abakinnyi bamenyeranye ku kibuga cye bazi umupira byari byoroshye cyane kuba rero yatsinda ikipe nk'iyi ngiyi. Kandi muri kurerwa ko abasifuzi batwibye pe wabibyabereye. Uretse gato nkubwiza ukuri ubonye penalty umusifuzi atanze mu by'ukuri amakufra yanze se umuzungu z'ikinyarwanda bro nize gusifura mu Butaliyani no mu Budage iriya ntago penalty reka niga mu Butaliyani narangije njye gusifura iriya ntago ibaho nge nebyige mu Butaliyani je niganye na Rujugiro nigana n'undi muvandimwe bita Jacques Tuyisenge aba mu ari igitarama hano biti Musambira twiganye gusifura ntago ari penalty nukuvuga ngo Mukura bashatse kwikora mu fuka ariko iragaragaza bati ni Mukuriri wabo. Ariko urabizi neza ko n'undi nubwo Rayon yatsindwa igikombe kizatwarwa n'ikipe. Uvuze ngo igikombe kizatwarwa n'ikipe imwe nibyo bivuze neza. Ubu none natuvugana nabahaye umwitangirizo njya gukina imikino nyafrika ndaza za mundazikubita ndagajya kuri za pyramide nakomeza muri Sekafa sanga championnat natangiye tutanabizi. Ubu none natuvugana sigaye maya aya ejo ndatsinda sigare maya 3 ubwo rese urambwira ngo igikombe ho kigomba kujya kirazwe. Nuko Rayon Sport yavuye Kigali izihuye APR nayo iva Shyorongi izihuye urumva mbega ejo muzasigara mwebwe ari mwebwe mudatsinzwe. Rayon Sport yavuye Nyanza izihuye ni minota 20 kugera hanga avuye Nyanza ahubwo APR yavuye Kigali izihuye ariko Rayon Sport yavuye Nyanza izihuye. Mbega urumva ari wowe muntu uzava hano ihuye udatsinzwe. Yego ninjye yakoze urugendo mvi Kigali kandi nzavanga amahoro. Urumva ibintu byabaye hanga n'umuturanyi kandi kwicimbwa y'umuturanyi biragora nicyo kintu cyabayeho hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura turayishimira igaragaje umupira mwiza itsinze bimerita bashatse kuyikora mu mufuka musifuzi atanga penalty ariyo ariko ubonye ko byari byo ikipe itsinze bimerita kabisa. Nk'umuntu rero witegura gutsinda ku munsi w'ejo bwira ikipe itsinzwe gira ikintu yibwira. Ikipe itsinzwe icyo nayibwira komerezaho nicyo nayibwira nikomerezaho ngaho ahubwo ngiye vuga ngo icyo nabwira ikipe yanjye ejo abajuweri timu ya APR ejo shyemo imbaraga tubona ibitego 3 kuri kimwe ahangaha ifite iki Kigali jewe guhera mu izamu mfite umunyezamu Pavel Nzira niwe munyezamu mbere muri kano karere mfite defense Keremana Suwani niba bambere muri kano karere mfite hagati mu kibuga na attack nose mbuze cyahubwo njewe mfite ibintu byose. Wari waje kureba match ya Mukeba byakire gute kubitsinzwe bibiki? Ndishimye cyane ngiye guhita noge ngiye muri hotel njyame ndindire match yanjye ejo ikipe ya APR nindangiza ngiye kugira gute ngiye gufana ikipe yanjye. Hanyuma tubwira ikipe aho zunafana nta nubwo nyibuka ngewe kuba naraciyeyo ntago bivuze nakubwiye ngo ushaka umugore nyuma yaho mukaza gutandukana ugashaka undi mukabyarana kandi mugatungana icyo nakubwiye discipline y'abareyo ni iyi ngiyi kandi abantu bavugiramo discipline y'abareyo ni ibiki gira ikintu ubwira ntabwo ari umwaperi Sarpongo ntabwo ari umwaperi ahubwo ari umuntu ntabwo ari umwaperi ni umuntu waba bagiye mu mutima iyo bagiye mu mutima roho mutagatifu ziratakana icyo nababwira cyo Rayon Sport turi ku mwanya wa mbere turiho ni uwacu tuzagitwara. None se uno mukino wawubonye ute wowe? Uyu mukino harimo akandoyi icyo bita akandoyi harimo akandoyi nyine wa mutego mutindano nyine ngo birangira ariko n'ubundi nyiri igikombe arahari. Nawe uri kwemeza ko umusifuzi yibye se? ahubwo uriya RIB imufata ntave hano RIB itamujyana RIB nitamutwara wallahi njyewe ni nka hehe wibuka yagombaga gusifura ikosa ntarisifura mane arantu yadusefuye oruje ano yadusefuye oruje itari oruje. Guys, ngira ngo rero mwabonye urugendo twagize kuva Kigali tuhuye kureba umukino Rayon Sport yari buze guhuriramo n'ikipe ya Mukura. No kuvuga ngo umukino urangiye ari ibitego 2 bya Mukura ku gitego kimwe cya Rayon Sport. Nari nzi ko no munsi ndibuze kuboneraho nkabona ikipe ngomba kuzafana iteka ryose, gusa ikipe niteze ko iri buze gutsinda ariyo Rayon Sport ntago yabashije gutsinda. Bishatse kuvuga ngo
ngiye kuguma nta kipe mfite iyo gufana. So everybody, thank you so much for watching my video. Reka nizere ko tuzakomeza kubana no muri video nyinshi zitandukanye nzakomeza gushyiraho. Bye bye, don't forget to subscribe, like and share.